Comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Seigneur Jésus, comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Seigneur Jésus, comment que je regarde tout en moi, je vois ta croix, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas saluer? Seigneur Jésus, comment n'umwana wamenyekanye cyane ku miririmbire idasanzwe umwe mu bakozi b'Imana bakiri batoya wagaragaye aririmba muri korali. Umunsi rero naganye mu mashuri yigaho aherereye hano mu karere ka Burera mu murenge wa Gitobo. Reka njye gutya tuganire, ndi kumwe na mwarimu we agire gutya agenda tuganiriza atubwira byinshi ku mpano idasanzwe y'Imana. Alex ibyi karame amakuru ya meza. Nyuma yo gukubura ejo muri kuririmba muri korali byatunguye abanyarwanda benshi. Wowe mu buzima busanzwe umaze igihe kingana gute uririmba muri korali ya Alex? Yes. Umaze igihe kingana gute uririmba muri korali? Amaze imyaka 2. Imyaka 2 yamaze aririmba muri Kweli Cantores Mutungu. Yatangiye rero 2022 mu kwezi kwa 10 nibwo batangiye umurimo wo gukorera Imana muri korali. Alex bite? Byiza. Ese kutubwira kure nta kibazo, sibyo? Hari abantu benshi bagukunda, abantu bari muri Burayi, abantu bari muri Amerika, waramamaye isi yose irakumenye, ntabwo wari ubizi. Niko? Nta kibazo mbwira, sibyo? Niko? Mbwira nta kibazo, waramamaye isi yose irakumenye, abantu benshi barakumenye cyane. Aribwiye n'iki? Mwarimu yarakubwiye? None se niba ugutoza kuririmba Alex? Alex? Ufite ubwoba niba ugutoza kuririmba nta kibazo abakunzi ba Magic rero bazakwakira neza. Ngaho mbwira ni ibi. Nungi. None se Alex ngaho mbwira rero. Nyuma y'uko bigaragaye ko uririmba kuriya uri kuririmbira muri korali, ririya jwi uririmba ni irihe? Tenor. Tenor? Niwe ushinzwe kuririmba tenor muri korali? None se urusengero ruri hano hafi y'ishuri ryawe? Ngaho rero turirimbire tenor twumva. Yuzuzaho rwose. Ntabwo wakunda ariko waririmbaga muri korali. N'umurava mwinshi kandi uririmbe tenor. Comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Seigneur Jésus, comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Comment ne pas saluer? Seigneur Jésus, comment que je regarde tout en moi, je vois ta croix, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas saluer? Seigneur Jésus, comment None se Alex, urakoze cyane kuba uri rwose utiririmbiye gutyo. Ngaho rero banza umbwire, hari abantu benshi bakwitiriye, waramenye ko bakwitiriye? Ntabwo amenye ko abantu bakwitiriye bagakora ibiganiro bivuga yuko ari wowe, then ubundi abantu bakaba aribyo bakurikira bazi yuko ari wowe. Niko? Vuga nta kibazo umwana, umuhungu wawe katakora cyane byagenze. Yagize ubwoba, ubwa mbere abonye kamera ari bireba. Gisubiza yego cyangwa oya unasobanura. Umwana mugiye kumenya ko afite impano itangaje gutya. Numva awaririmba ijwi rya tenor gusa. Kandi andi majwi azikwiye aririmba Alex.
hose aragerageza atanga umusanzu aho bikenewe. Mu bijyanye n'imyigire dore turi kumwe na mwarimu wawe, mu bijyanye n'imyigire nabwo aratsinda cyane. Aragerageza rwose nta kibazo mu myigire. Alex, mu bijyanye n'imyigire wowe ubona bimeze gute? Mu ishuri uratsinda, ubona ubyumva, amasomo urayumva, babwire. Nta kibazo, ibintu byose bimeze neza. Ntabwo ubona hari ibitagenda yenda byagenda neza, ishuri rikagenda neza kurushaho kubifatanya n'umuziki. Urumva ikibazo kiba kirimo amashuri nyine tuba twigamo akenshi nk'uku nguku ni byiza duha ubumenyi, ariko Alex dukurikije ubumenyi afite abonye nk'ishuri ryiza kurushaho bishobotse, burya tutsinda ku kigero nyine ku kigero twigaho. Ubonye ubumenyi burenzeho, ishuri ryigisha birenzeho wiga, n'ubumenyi burazamuka akaba yatsinda birushijeho. Gusa kugeza ubu ngubu uko atsinda nyine biragereranije bihwanye n'ikigero cya bagenzi be, cyane ko n'imyaka ye itaraba myinshi, afite imyaka 8, yiga mu wa 3. Akaba aririmba muri korali yitwa, aririmba muri Kweri Cantores ya Mutungu. Iyo korali se yego ngira amatsiko nabo nyirimo abantu batoya benshi. Ubundi si korali, nubwo tugeraho tukabyemera tukavuga korali nka korali, ariko ubundi ni umuryango w'abana b'abaririmbyi. Umuryango w'abana b'abaririmbyi ni Kweri Cantores. Ni umuryango rero mpuzamahanga uri mu bihugu byinshi ku isi, no mu Rwanda buri mu maparuwasi menshi. Noneho rero kuri santrale yacu ya Mutungu, urumva twatangiye 2022, umwaka ushize 2024 mu kwezi kwa 8 nibwo babonye amasezerano ya mbere, bemererwa kuririmba mu kiliziya. Ari babana benshi bari gisibo ni benshi, impano ni nyinshi, ahubwo muzaza mu ruhe akabagahebuza. Alex ariko ndashaka ari we ubahiga mu bandi bose cyane rwose, n'ibihembo byinshi najyaga muhemba nk'uko mushimira utuntu tworoheje, felicitation, wabikoze neza, nabuze akajingwe no dusangire, kubera ko n'ubundi na misa zindi n'ikindi gihe cyose aririmba bitangaje, bigaragara ko aba yumva icyo aririmba kandi aratwara. Nubwo ariko bimeze uko arimo aratubwira mu kandi ngo bijyanye n'ubushobozi mu buzima busanzwe. Alex mu myigire ye urumva mpita mbihuza n'ubushobozi nk'umwana uba hano mu cyaro, kandi umva afite impano y'umuziki. Alex abonye ubundi bushobozi ntabwo byatuma yabona impano y'umuziki kurushaho. Icyo ngicyo rwose ntabwo nagishidikanyaho, dukurikije ibyo tubona abonye ibirenzeho rwose. Ubushobozi nibwo bubura, haba mu masomo, haba mu muziki. Byurumva ni inshingano zanjye, nzagenda ntoza n'abandi dufatanya, ariko cyane urumva abonye ikirenzeho byaba byiza, abonye ubufasha byaba byiza kurushaho. Ni nacyo umuntu yakwifuza, kuko afite impano kandi nziza ku myaka ye mitoya. Alex, rero hari abantu benshi bagukunze, kubahereza nimero yawe cyangwa se ababyeyi bawe ukoresha ku buryo iyo nimero niba ari umuntu wakwikundiye, niba nari kukwereka abantu baba hanze bari kukumbaza, banyoherejeho amafoto yawe, bagerageje gushaka ugufasha kubera abandi bantu bakwitiriye baba barimo bagutwara, mbakwereke, ariko hari n'abo nigeze kukwereka ndakeka, ndaza kubakwerekana n'abavuzi. Noneho hari n'abandi bantu benshi bari barakwikundiye barakugura, warabimenye, ni nabo batumye nzanga ndavuga ndengera nze muri ino misozi y'Iburera nze kukureba, sibyo? Ngaho rero ubahiye nimero wizeye, noneho tuza no kuba mu rugo bakoresha WhatsApp. Ntacyo turaza kubaha nimero ya WhatsApp ya mwarimu, ku buryo nihaboneka nk'umuntu utari hano utabasha kubona uko aguhamagara ari hano mu gihugu, azahamagara nimero ya mwarimu, ariko noneho uze no kuza kubaha nimero yawe mu rugo bakoresha, ku buryo bayikubonaho cyangwa se n'uwabona ubufasha yakohererezaho, sibyo? Nubwo ngenje kukureba hari abandi bantu benshi bazahita bamenya amakuru yawe, batari bazi amakuru yawe, urabona ko nanjye byangoye, bitangoye, ku buryo bazajya baza kugusura ukabaririmbira, ukabereka impano ufite idasanzwe yo gukorera Imana, sibyo? Ufite imyaka 8, uzakomeze ukorera Imana. Ngaho rero tubwire iyo nimero, ubundi ibindi tuze kubiganira ku ruhande, duseke ubundi tubone kwerekeza natwe i Kigali, sibyo? Ngaho iyo nimero
0788 14 karindwi 36 karindwi. Iyo ni nimero rero nshuti bakunze ba Magic Level, ni nimero y'ababyeyi, ni nimero ushobora kuba wabonaho uyu mwana Alex ufite impano idasanzwe. Reka twegere na mwarimu adufasha duhe nimero yiwe ya WhatsApp ku buryo niba ari umuntu uri hanze y'igihugu yifuza kuzaganira na Alex yagira gutya akaba yahamagara mwarimu we, ni mwarimu umwigisha ubundi akamuha bakaganira. Mwarimu duhe nimero rero yawe ya WhatsApp murakoze. Nimero ya WhatsApp nkoresha Airtel 072 karindwi 5 6 3 1 072 karindwi 3 5 6 1. Iyo niyo nimero ya WhatsApp nkoresha. Uwayishakaho yayibona kandi namufasha no kugera ku babyeyi b'uyu mwana. Wenda icyo atavuze iriya nimero yababwiye ibaruye ku witwa Nzariturande Genesta, niwe mama we. Yego nibyo, Nzariturande Genesta, Genesita uko nguko. ndakeka n'Imana ibazabibwira umugisha kuko ni umukozi w'Imana ukiri muto ufite impano ikomeye cyane. Alex rero dusezeho ntabwo turi butinde, dore amasaha yadufashe ahubwo tuzafata kandi tuze kugusura. Ngo rero dusezeho rero turinda akarembo k'Imana kagize Imana, ariko ushyiremo akarembo ka tenoro ku buryo ukoresha imbaraga bakoresha, sibyo? Maria mutagatifu wa Yesu nuwa chuma wetu sabire abana bawe, dusabire abana bawe. Maria nyina shamba mutani w'Imana, ni wowe wabyaje umukiza wacu. Maria mutagatifu wa